Akumana ibi ni ibiki uri kuvuga? Nakuze kuhita se. Ni umugore nashatse ni inkuba ni. Waranshatse cyane naragushatse. Nako waranshatse. Warugezeyo guri. Muri sako ndabiri kwikemekera. Uko ndagukubise. Gira vuba vuba iminota ibiri urangije gufina myenda usujya guteka uri kunyumva neza. Uri kunyumva byumva. Gishwa se ni. Umugabo boba washatse Kenya none umugore yenda kuza musaza yabaye inganzo kubera umugore iwutunze mu rugo kuko niwe ufite akazi kagira n'amafaranga baba mu nzu y'umugore. Ameze kwiheba yaraziko urukundo ari byose none arabona yamuyobeye umugabo we akora imirimo yo mu rugo ntamukozi bagira n'ibibazo. Akumana ibi ni ibiki uri kuvuga? Nakuze kuhita se. Ni umugore nashatse ni inkuba ni. Waranshatse cyane naragushatse. Nako waranshatse. Warugiye. Waru gusohoka muri bashaka igisambo warugiye. None hari umuntu w'inshuti yanjye nari nabwiye. Inshuti yawe uyibwira iki se ubwo? Nari namubwiye ibijyanye nyine n'ibyo nize ambwira ko hari ahantu yari yamboneye nyine bamakazi nari ngiye kwapurayinga. Inshuti yawe byaye ko bwari ugiye kurirwa untaranga sunse bya wiri gusabiriza. Oya pe oya ni ukuri yari yambwiye ko mfite amahirwe nabona akazi ko yari yambwiye ngo neza neza umuntu bashaka ni nkanjye ushatse n'ukuri ndakwinginze wandika nkajya kugerageza amahirwe nkara ko nanjye nabona akazi. Ubwo wowe wabona akazi? None ko yambwiye ko nyine umuntu bakeneye neza neza ibyo nize niwe muntu bashaka. Nibyo hano mu rugo byarakunaniye uko akazi ko muri biro niko uzashobora? Ntabwo ari mu biro. Nese ubundi hari aho bamaye akazi kakananira. Ubundi si byo mu rugo bye birananira sinjye ubikora. Ahubwo njye mbikora nabi. Rega nta n'isoni. Ubwo rero urifasha urashora ngo ugiye guhiga akazi imirimo hano ibihari reba ntago wakoropye nta kintu ugize ukora kuva bwacya uzi imyenda zihara mu nzu waragira ngo ugiye kuri guhiga akazi nta n'isoni ngo imirimo iri hano ugomba kwicara hano muri iki kiruhuko ndi hano ugomba kwicara ukamfasha nta n'ikintu wowe wemere kujya kugura hanze nzajya njya kubyihahira ibintu byose urumva reka n'umutwe rw'ingo aragiye ngo yirwe yeteta ngo arimo arahiga akazi. Ariko se ubutabeshye kuko ubu ndaba ndi mugabo nyabaki umugabo utabasha kwigurira n'amayinite umugabo utabasha no kwigurira boxer urumva amaze icyanga niba ari ibyo ngibyo ngewe nzanagucika nigende ibyo ngibyo ntago nabyihanga reka ubu se naba ndi umugabo nyabaki ngenda agira ngo ninyuke njya gushaka akazi nawe mbona amafaranga warangiza ukambuza ahubwo ugiye kuzampindura ingoma z'abaporoso usigaye wirirwa unimbagura igitondo n'ikigoroba woshya ndi umwana wawe ni ukuri pe. Umva rero se kwirirwa unteza abantu ugiye ko turi ku muhanda gusa nuteza abahe bana ntese ubundi hari ikintu mbese wirirwa umubita nk'ukubita ingoma z'abaporoso uko cyabaye mbese ubundi se umuntu yagukubita ukumva gusa ubundi umubita ngende umwana wawe ngendeka no kuzagucika nigendere ntabwo reka ubundi umugabo ndi igiki cyawe.
iyi myenda yose urayifura urava hano ari ukwirangira. Ako bebe ibi ni ibiki uri ku n'amanuza yawe ako bebe cyaga byose ubifure niko mvuze. Imyenda yose urava hano uyifuza reka nze muzane nawe muri sabune kugira ngo uracikira hehe fata dore nawe muri sabune kandi sabune mbeshe yimara wigize murazi higa kazi ndana n'icyo kandi bimwe wihaye byo kwivuye ipfubye uyu munsi agira umwenda n'umwe nakumva akwereka ikindi rero nibagiye kukubwira dore amasaha yanageze yo gurya muri soko ndabiri kwipyinekera uko ndagukubise gira vuba vuba iminota ibiri urangije gufura ino myenda usujya guteka uri kunyumva neza uri kunyumva byishwa se n'ibiki musaza yabaye inganzo kubera umugore iwutunze mu rugo kuko niwe ufite akazi kagira n'amafaranga baba mu nzu y'umugore. Umugabo boba washatse akenye none umugore yenda kuza musaza yabaye inganzo kubera umugore iwutunze mu rugo kuko niwe ufite akazi kagira n'amafaranga baba mu nzu y'umugore. Ameze kwiheba yarazi ko urukundo ari byose none arabona yamuyobeye umugabo we akora imirimo yo mu rugo nta mukozi bagira n'ibibazo.